Mw'abanyarwanda mwe ibintu biri kubera kuri iyi mihanda ntibisanzwe, ibintu bikomeje kugenda bivugwa byakomeje kugenda bisetsa benshi. Nta yindi nkuru iri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga uretse mu by'ukuri umusirikare wari utwaye ingurube kuri moto, ndetse kandi mu by'ukuri byakomeje kugenda bigarukaho n'abatari bake bakomeza kugenda bibaza mu by'ukuri umusirikare wari ufite imbunda mu mugongo ndetse kandi afite n'ingurube mu mufuka yicaye kuri moto. Mu by'ukuri ibintu bikomeza kugenda bibera muri Republika ya Kongo, mu by'ukuri bikomeza kugenda bitera benshi ubwoba kandi bikakomeza kugenda binasetsa benshi. Reka nizere ko atari bwo bwa mbere tugiye kubana kuri YouTube channel yacu. Nimba ari bwa mbere turagusaba kureba siyo video yawe, niba utarakanda subscribe ukegukanda subscribe kandi no kuri nzogera notification kugira ngo ujye ukomeza kugenda ugerwaho n'inkuru zacu gatanu. Kandi ni inkuru yakomeje kugenda ivugwa ku mbuga nkoranyambaga, nta inkuru mu by'ukuri gukomeza kugenda ivugwa uretse umusirikare uturuka muri Kongo mu by'ukuri wari uhetse ingurube kuri moto, ndetse kandi yakomeje kugenda anavuga ko uyu musirikare akunda ingurube cyane, ariyo mpamvu yaratwaye ingurube kuri moto. Gusa byakomeje kugenda bisetsa benshi. Reka tubaje kuba twareba amwe magambo umusirikare yakomeje kugenda anavuga, kandi yakomeje kugenda anaganirizwa n'ibinyamakuru bitandukanye ubwo byari biri muri Kongo. Mu by'ukuri bibona umusirikare atambukanye ingurube kuri moto, byakomeje kugenda bitangaza benshi bibaza ese mu by'ukuri muri Kongo gutwara ingurube kuri moto biremewe? Aho kandi ushobora gusanga no mu Rwanda mu by'ukuri gutwara ingurube kuri moto bishobora kuba byafatwa nk'amagendo cyangwa se ukabana bihanirwa, by'umwihariko umuntu ucunga umutekano w'igihugu byo bishobora kuba byihariye cyane kubona. Ariko muri Kongo umusirikare utwaye ingurube kuri moto mu by'ukuri byakomeje kwisetsa benshi. Mu by'ukuri bibaza ese muri Kongo kugira ngo umusirikare wari ufite imbunda ndetse kandi anatwarwe ku kinyabiziga nka moto afite ingurube yashyize mu gafuka, mu by'ukuri anafite imbunda, by'umwihariko ari gucunga umutekano w'igihugu, benshi bakomeza kugenda banibaza ese mu by'ukuri ni ikibazo cyo muri Kongo gikomeza kugenda kinagaragara ko abacunga umutekano baho bashobora kuba baringaringa cyangwa se mu by'ukuri bakora ibyo batazi. Kubona umusirikare mu by'ukuri ucunga umutekano akaba afite ingurube kuri moto, ndetse kandi akaba nicyo kintu yashyizeho umutima gusa uretse kuba yarinda igihugu cye. Gusa bikomeza kugenda bivuga ko mu by'ukuri muri Kongo hakomeza kugenda hanagaragara abasirikare benshi, ndetse kandi ibi ngibi bikanavuga ko mu by'ukuri muri Kongo umutekano waho ukemangwa. Amwe mu magambo yabashe kuba yabazwa n'uyu musirikare cyangwa se abamuzi bakomeje kujya bavuga ko mu by'ukuri uyu musirikare ubusanzwe akunda kuba yanarya inyama z'ingurube, ari mpamvu mu by'ukuri yakomeje kugenda abazwa n'ibinyamakuru byari biri muri Kongo, aho kandi byamubashye impamvu atwaye ingurube kuri moto ahetse n'imbunda mu mugongo, mu by'ukuri kuba yarinda umutekano w'abaturage bo muri Kongo akaba yaharaniye kuba yatwara ingurube. Abanyamakuru benshi bamubonye birabasetsa cyane, ndetse n'abaturage bakomeje kugenda bibaza kuri uyu musirikare mu by'ukuri wari utwaye ingurube, ndetse kandi by'umwihariko anahetse imbunda mu mugongo, yambaye na teni zigaragara ko ari gucunga umutekano w'igihugu. Benshi byakomeje kugenda binabatangaza mu by'ukuri, aho kandi ushobora kuba wasanisha no mu Rwanda abasirikare bo muri Kongo nabo mu Rwanda mu by'ukuri ubona ko binatandukanye cyane. Ndagira ngo nimba mubibona namwe murabibona ko umusirikare uri special mu by'ukuri afite imbunda mu mugongo akaba anatwaye moto mu by'ukuri ariko iriho n'ingurube, ni ibintu bishobora kuba mu by'ukuri binafatwa nkaho ari magendo. Gusa nanone tuza no kuba twagaruka ku kibazo gikomeje kugenda kinavuga muri Republika ya Kongo ko abakomeza kugenda bagaragara mu by'ukuri batwaye ingurube bo ni benshi. Ndagira ngo ku ruhande murabona n'akandi gafoto kundi muntu we utambaye imyenda ya teni, nanone n'uyu musirikare bikomeza kugenda bavuga ko mu by'ukuri iyo atari gukora akazi aba ari gutwara ingurube kuri moto. Mu by'ukuri afite umushoferi umutwara ndetse kandi anamutwariza ingurube, bivuga ko uyu mushoferi ariwe unatwara uyu musirikare. Uyu musirikare kandi akaba afite busheri ibasha kuba yabaga ingurube, bivuga ko mu by'ukuri akunda kujya kwirebera izi ngurube. Ibivira bikaba byakomeje kugenda bihindura benshi, byakomeje kujya mu by'ukuri binatangaza benshi bibaza mu by'ukuri umusirikare nk'uyu nguyu kugira ngo agaragare afite ingurube kuri moto, binavuga ko mu by'ukuri ari gusebya igihugu cyabo, ndetse kandi ugakomeza kugenda takariza icyizere ko bakomeza kugenda mu by'ukuri babona igihugu cya Kongo kikomeza kugenda kigaragaza ko abacunga umutekano babo bashobora kuba badafatitse cyangwa se mu by'ukuri batarisire mu bwonko bwabo. Kubona mu by'ukuri umusirikare ufite teni atwaye ingurube mu by'ukuri kuri moto, ndagira ngo namwe mukoze analyse muraza gusanga ari ibintu bidahura cyane, ni ibintu bitahura kuko mu by'ukuri ko umusirikare ufite ingurube kuri moto guys, ni ibintu mu by'ukuri ubona ko nyine bisebetse cyane. Mu Rwanda ibi ngibi banakubonye baguhana mu by'ukuri, bagufungira ahantu utazanavamo mu by'ukuri ko umusirikare muzima official afite imbunda mu by'ukuri, by'umwihariko yambaye na teni afite ingurube mu mufuka anayetse kuri moto. Ibi ngibi ntabwo byemewe, uretse n'undi muturage wose mu by'ukuri banakubonye mu Rwanda banaguhana. Benshi bakomeje kujya mu by'ukuri basanisha Kongo n'u Rwanda bavuga ko mu by'ukuri abasirikare mu Rwanda baba ari professional, abasirikare muri Kongo mu by'ukuri bakanagaragara mu bibazo byabo bya buri munsi, amatiku ya hato na hato, intambara zidashira, ndetse kandi bakomeje kugenda baravuga kuri iki kibazo cyo muri Kongo mu by'ukuri gikomeje kugenda kinababaza benshi cyane kubona abasirikare bacunga umutekano bamwe muri aba ngabo mu by'ukuri bagaragara ko bakomeza kugenda barasebya igihugu cyabo. Mu by'ukuri ndagira ngo nyine namwe nimubibona muraza kubona ko atari ibintu bizima. Nimba ubona ko ari ibintu bizima mu by'ukuri ubitubwire muri comment. Kubona umusirikare mu by'ukuri uhetse imbunda, ufite teni, unambaye neza mu by'ukuri, anafite n'idarapo ry'igihugu cya Kongo, ariko wajya kureba kuri moto
moto igendaho abantu ugasanga afiteho ingurube. Ibi ngibi mu Rwanda bakubonye mwa Banyarwanda mwe baguharira mu icupa cyangwa se mu by'ukuri ibi ngibi twabifata nko guca inka amabere mu Rwanda, kubona umusirikare ubwe afite ingurube kuri moto. Byonyine ibi ngibi ni ibintu bishobora kuba byanasibye igihugu cyose mu by'ukuri kikaba cyanagwa hasi. Ari mpamvu mu Rwanda benshi bakomeje kugenda bagaruka kuri iyi nkuru, bakomeza kugenda bashanisha ku ifoto yakomeje trendinga ku mbuga nkoranyambaga, babona umusirikare wo mu Rwanda ndetse n'uwo muri Kongo mu by'ukuri babagiranyije, babakomperenze, baje kuba mu by'ukuri bavuga ko abasirikare mu Rwanda bari professional ku byo bakora, ndetse kandi ushobora gusanga abasirikare muri Kongo bakomeza kugira mu by'ukuri bahora mu matiku n'intambara zidashira. Akaba ari mpamvu mu by'ukuri Kongo itanatera imbere guys, kuko harimo abasirikare benshi cyane, niko bwakomeje kugenda binavugwa, ariko benshi bakomeje kugenda bibanda kuri iki kibazo cy'uyu musirikare wakomeje kugenda unavuga ko impamvu atwara ingurube kuri moto, dore ko kandi atari bwa mbere yagaragaye nanone muri 2022 guys afite ingurube kuri moto ataraba umusirikare. Ariko naho bereye umusirikare byagaragaye mu by'ukuri atwaye ingurube kuri moto, afite teni, afite n'imbunda. Imagine mu by'ukuri ko umuntu w'umusirikare watojwe ufite amafunzo mu by'ukuri wihariye kuba yacunga umutekano w'abene gihugu ba Kongo mu by'ukuri bakomeza kugenda biravuga ko ibi ngibi kandi bishobora kuba binatuma mu by'ukuri igihugu cyabo kinasubira inyuma. Aho kandi inkuru yakomeje kugenda inavugwa mu mihanda ari uko umusirikare warutwaye ingurube kuri moto nawe kandi yakomeje kugenda anabazwa n'ibinyamakuru nka BBC mu by'ukuri, avuga ko impamvu akunda kuba yatwara ingurube kuri moto mu by'ukuri ari uko afite busheri inabaga ingurube, ariko mu by'ukuri bikavuga ko nyine transport zo muri Kongo zikomeza kugenda zinahenda, akaba ari impamvu ahita afata umwanzuro wo kujya ibuvira mu by'ukuri agakura y'ingurube akayijyana Masisi. Bikaba ari byakomeje kugenda byibazwa na benshi mu by'ukuri bavuga ko ese mu by'ukuri hano mu gihugu cya Kongo kubera ko ari na kinini cyangwa se gifite population density cyane, mu by'ukuri binatera abaturage baho kuba banakora ibyo bashatse, bakakomeza kugenda bagaragara mu myigaragambyo buri munsi, ndetse kandi bikanavuga ko bikomeza kugenda bigaragara ko igihugu cya Kongo iterambere ryacyo mu by'ukuri hari uduce na tumwe mu by'ukuri iterambere ritigeze rigeramo. Akari na mpamvu uyu munsi hakomeza kugenda hagaragara hari uduce dushobora kuba tunatuma mu by'ukuri igihugu cya Kongo kigaragara nabi mu by'ukuri, nk'uko nyine uyu musirikare yagaragaye afite ingurube kuri moto. Imaginary uraza kuba wasanga mu by'ukuri muri Kongo hashobora kuba ari ahantu hatanazwi, kuko ari ahantu hazwi ntabwo ntekereza kuba umusirikare yagaragara afite ingurube akaba anize neza mu by'ukuri ko ari na majoro. Abingibi kandi benavuga ko ubwiwe aranakuriye batayo, bikanatuma ari mpamvu akomeza kugenda akora ibikorwa ashatse, kubera ko igihugu cya Kongo mu by'ukuri kigaragara ko ari igihugu kinini cyane ugereranyije n'u Rwanda. Ariko hakomeje kugenda havugwa inkuru zikomeza kugenda zigaruka kuri uyu musirikare, bivuga ko mu by'ukuri ashobora kuba atari n'umusirikare wa Kongo, ahubwo mu by'ukuri ari ikibazo cyo muri Kongo gikomeza kugenda kigaragara ko hakomeza kugenda hanaboneka imitwe myinshi nkaho M23, Matisi Eko n'izindi nyinshi cyane mu by'ukuri zikomeza kugenda ziragaragara muri Democratic ya Kongo. Mu by'ukuri binavuga ko muri Kongo harimo imitwe myinshi y'abasirikare. Reka ngushimire ko twabanye muri iki kiganiro, nge nakikugejejeho, nitwa Mr John Ferro. Ciao ciao, ndagushimiye.